Oh yes, reka twizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Ni BKN TV ndi Albert Nsatira hano Kibagabaga ku muhanda uva Kabugu undi werekeza Kinyinya n'undi ujya ku bitaro bya Bagabaga. Ngira ngo mu kureba ku mashusho yacu ko gahunda zimeze, ni impanuka ibaye aka kanya ubu ngubu none ahangaha nke uko muri kubyumva nyine abantu batanu babitubwiye yuko bamaze kwitaba Imana nyine nkuko mubibona. Moto ziri munsi y'imodoka ni zigera muri ebyiri, batubwiye ko ayaba abagenzi bari bariho ndetse n'abandi bari kuri izo moto baje kwitaba Imana, yaba n'abashoferi. Gusa wari utwaye imodoka nta kibazo na kimwe yaje kuba agira, kuko ngo uwe ni muzima, nta kibazo na kimwe yaje kuba agira. Ya turagerageza tuganire n'abari bari ahangaha impanuka iba, batubwire uko byagenze, batubwire uko gahunda zimeze. Gusa icyo nagutangariza nuko abantu batanu bo bamaze kuba bitaba Imana ahangaha. Turaganira n'abari bahari impanuka ijya kuba, baratubwira uko bimeze. Gusa shoferi we aracyari muzima, nta kintu yabaye. Nkuko mireba rero hano hari moto imwe turi kureba n'indi iri munsi y'imodoka. Abantu bari batwaye izi moto biravuga ko nyine bahise ko bitaba Imana, even n'abagenzi nabo bahise ko bitaba Imana, bose bahise ko bapfa, bahise bitaba Imana. Tuhageze dutinzeho gatoya, ariko icyo amakuru tuvana ahangaha nuko ngo bose bamaze kwitaba Imana. Turagerageza tuvugane n'abantu bari bari ahangaha, batubwire uko impanuka yagenze, uko yatangiye. Turaza kuvugana nabo baratubwira kabisa, natwe turabatangariza uko bimeze, uko gahunda zimeze. Ndi kandi TV komeza urebe iyi video, gusa unasenge rurema kugira ngo gahunda zigende fresh. Nicyo ngicyo nakubwira cyonyine. Salama musore. Umeze ute? Sawa nari. Urakomeye? Arebe. Waruranga impanuka ibase? Ntabwo narema nje mageze none. Ageze none? Wata umeze neza? Warura ahangaha impanuka iba? Nanjye tuvugana nibwo nyiparika nibwo nyagera. Nibwo giparika? Nangize ngo impanuka yabaye hari. Umugabo uri hariya none mbere gutanga amakuru fresh. Niya wambaye umupira uri mu burongo. Impanuka yabaye ahari. Numvishe. Okay, yes, turakomeza tuganira n'abantu atubwira uko impanuka yagenze, uko yatangiye. Wata umeze ute? Nabi cyane. Umeze neza? Warura ahangaha wowe se? Ntabwo nari mari. Wese urukubango byawe bikaze bimeze nabi utaruhari. Yes, nuko gahunda zimeze, turi kugenda tuganira tureba yuko dushobora kubona uri ahangaha impanuka ubwo yabaga, ariko baturangiye umuntu waruranga. Bitese papa? Sawa. Meze neza? Urashima Imana? Cyane. Amazina yanyu? Nitwa Ntabwo y'umugabo Musa. Hanyuma rero hano habereye impanuka, tuhageze bisa nkaho dutinzeho gatoya. Impanuka yibonye uko yagenze? Yego, ni imodoka iri mu bwoko bwa Daihatsu yari imanitse hariya kwa muganga Kibagabaga. Gonga moto ebyiri na velomoteri imwe, ariko umuntu umwe yitaba Imana, ariko abandi babajyanye kwa muganga ari inkomere. N'umwe yitabye Imana? Yego. Abandi bari bampa amakuru nabi ko batanu bahise bapfa. Oya, n'umwe witabye Imana, abandi babajyanye kwa muganga ari inkomere. Uretse ko harimo undi umwe wakomeretse cyane. Uko wabirebye nimba ari ahangaha, wabonye imodoka yamanutse yirukanka cyane cyangwa ni impanuka isanzwe? Imodoka ishobora kuba yacitse feri kuko imanutse yihuta. Ishobora kuba ari feri yayo yacitse. Feri yacitse? Birashoboka. Umushoferi watwaye imodoka nta kibazo? Nta kibazo. Abantu bari kuyo moto bose yari abagabo cyangwa harimo n'umudamu? Nta mudamu wari urimo, n'abagabo bose. Bose yari abagabo? Yego. Okay, mwe yese yitaye Imana nta gusamba byabaye. Mu bitabye Imana bose bari kuri moto cyangwa hari n'umunyamaguru wabigendeye? Nta munyamaguru wabigendeye, Imana bari kuri moto. Umwe ari kuri kariya kamoto gatoya k'umweru, niwe uhise witaba Imana. Ukabashize ahangaha? Yego. Ariko abandi bose bagenda kwa muganga ari inkomere. Abandi bose bajyanye kwa muganga bagiye kwitabwaho? Yego. Okay, wakoze cyane. Ukora hano mw'ibi bice? Yego. Akunda kubera impanuka se? Harashize iminsi ntayize, bari ko zikunda kuhaba cyane, kuko n'ubushize yari yahabaye hariya. Akunda kuba impanuka. Akunda kuba impanuka, ariko bamaze iminsi nta mpanuka zihari. Okay, tugushimire kabisa ku makuru duhaye. Yego.
Okay. Yes, ngira ngo murabyumva ni umugabo ukorera ahangaha impanuka yabaye ahari nuko nguko dusobanuriye nuko nguko impanuka yagenze ngira ngo atubwiye yuko umwe yahise yitaba Imana ariko abandi bane bajyanywe mu bitaro ntago bari kubarizwa ahangaha gusa umwe we yahise yitaba Imana nuko nguko bimeze ni ayo makuru baduhaye nuko byagenze ngira ngo ibirenze kuri ibyo ngibyo nabyo baza kubibakurikirana tukaza kubibaha ariko udukurikiye uri umushoferi udukurikiye uri umumotari ni ukuri kugenda neza mu muhanda ni byiza cyane ni byiza. Yes, ngira ngo nkuko mubireba imodoka yagonze nyine moto uko mubireba abantu baguyemo hano hasi ndetse na moto uko muzireba baguyemo hano hasi ngira ngo abazi ku muhanda wa Kibagabaga umwe werekeza Kinya undi ujya Kibagabaga musanzwe muhazi ahantu umuntu akata yerekeza kwa muganga niho impanuka yabereye ngira ngo muzi ahantu harimo rwose harimo agakingo mazi abamanuka turuka hano bahinga indabo naho ngaho abantu babashije kugwa ngira ngo n'imodoka nima muri kubira ku mashusho yabashije kugarurwa na brodier zari zihari ariko ubundi nayo mahirwe yarahari nuko yari kugwamo ntago byadukunde ko twaganira n'umushoferi wari witwaye ariko abantu baratubwira bati uko bigaragara imodoka yari meze nk'iyacitse feri ntago umushoferi yihutaga nyine bigaragara ko imodoka yagize ikibazo uko byagenda kose kuko ntago yagendaga bisanzwe reka ngushimire gukurikira kandi munsi ku munsi ubwenge ngo Imana akomeze kuguha amahoro ndetse n'imigisha ukomeze gusenga cyane kugira ngo ubuzima bugende neza kandi Imana ikongerere iminsi yo kubaho cyangwa se yo kuramba ibyo nibyo mwifurije nibyo nifuriza buri wese udukurikira umunsi ku munsi ndabashimiye cyane by'umwihariko abakurikira inkuru zacu mwamaze gukora subscribe murakoze cyane muri abantu b'ingenzi Imana ibaha umugisha.